Aha ni Triple Sports Arena twagarutse nanone uyu munsi ni Manchester United ni Deni kuri Mike ndi kumwe na Fred bimeze bite Popo Deni bimeze bite wowe amahoro cyane noneho uyu munsi abakunzi ba Man U ewan turabaha byose bifuza kuri equipe yabo ubundi Man U ni gute yisanze ahantu Man U ni iki ni gute yisanze ahantu sasa uravuze ati Manchester igiye kwituvira muzingo paka yasutumanye turabakubita Man U ni iki hari ukuntu bufana equipe ariko utanayisobanukiwe neza nta makuru yifite neza sanzwe ubundi Man U ni iki ni gute yisanze ahantu ese habaye iki ese akwiriye gukorwa iki haratega mu iki ejo bundi wagize ukirambaza ati se ko nakubonye za Kacyiru imeze biteze gute ejo bundi nabonaga uri za Kacyiru sehemu za Kacyiru mpava niko za Buenos Aires n'abantu b'abapapa hariya muri ibi bintu ntinyama ndavuga ati umuhungu wanjye apu byatari zikuno karakana urakaba ka boostinze modus nahise mvuga ati umuhungu wanjye umereze zamubona kuri Sky nizo nzozi man urabizi ko byose bishoboka se kuko nanye nkiramo akantu rimwe na rimwe ho gucika intege mu gake ari n'igihe none niyumvamo akantu k'akanyabugabo ewa avuga ati kama mbaye akufasha kabisa hari abapapa baragiye bakambikamo ikintu cyitwa mu wise mesh cyane umutwe uraremereye cyane kubera gutekereza mbi balance avuga ati kura yambwiye ngo muri ibi andakambye akisoganire nabanga akari benshi cyane kuko umwe yaranyihereranye nshiduka abandi mbaguza akone wari igenzi buriya amwita ndayishimiye ako burangora ndayishimiye iki ndayishimiye buriya rugimbana yaje kurya yego ambwatowe dukeneye ikiganiro ni ati nta munyamakuru ukomeye ndayishimiye ahantu bisenga imana ubwo urambwiye ati bisenga imana ryo tuzarikura hari umuntu kazuzi bita bisenga imana sibye Fred oya ntago yabuje bamwita ngo iki hari ministri wabayeho banze n'uwakiriho ministri w'ikoranabuhanga n'ukuri n'urubyiruko bamwita Nsengimana muri leta y'ubuse ubu cyane rwose n'ukuri zinasobundi shima kamkwereke sogokuru witwa gute ndamwibuka kibazo ntago zibise ariko ya ntago ndabazi nuko nari kubibuka neza muzehe si zina rimwe mbere tu vie wanje ntago mbizi njye nisanze ku isi ariko urumva ntago nakita Nsengimana bitavuye kuri Nsengimana wowe ni bisenga imana byo ngiye urumva Nsengimana ndarikiye manga kabisa ego ahetse gutungura hari ibo bita Jamie Karaga umwari witwa Kate Abdul amubona Kate Abdul korana na Jamie Karaga na ari kuri CBS kwa kundi yicara avuga ati ngo welcome to the Champions League I'm here with karakajwe ariko n'uruca abana ntago nabitindaho ati Thierry Henry watwaye Champions League na Barcelona iki Jamie Karaga legend wa Liverpool ku ruhande agandukira akaba ati ari wagoye witwa Michael Richards ati legend wa Man City tagira ikintu na kimwe habe na kimwe ku rundi ruhande agatavuga ati ndetse na Nsengimana guturuka Kigali buriya rero kubona umukinnyi kubona umunyamakuru witwa bisenga imana nko kubona umukinnyi bita Jackson buriya mukinnyi w'umupira w'amaguru wita Jackson ubaho njya mbabwira ubundi ba Jackson bakina nka basket bagakina nka volleyball bakanaririmba cyangwa se bakaririmba ariko ibintu byo gukina football Jackson ahetse ejo bundi araguprova nuko gusa tinze kuhagera nta wundi uzumirwa kabisa Epitas umunsi twagiye kuganira kuri Chelsea nzamubwira ko nta kintu afite ariko wenda projet ari ugutegereza nka indi ya Arsenal ikaba trust the process nuko ngaho rero Deni yego
kara kenshi kugira ngo unabanze afata kuka neza ariko uyu munsi wenda uyu munsi turaganira kuri Man City baza ngo niki turajya mu mateka ho gatoya hari n'ikira tukiga history bajya batubwira format yo gusubiza muri history aho ngo urakora byari mu buryo watanga igisubizo mu buryo ukaba ngo muri introduction body and conclusion nibwo buryo none uyu munsi turi buganire mu introduction yu niki ishinzwe ryari maze imyaka ingahe ku isi ese yagiye itwara ibihe bikombe ni ikihe kintu tutayibagirwaho tugere kuri Ferguson ariho abantu benshi era ya Ferguson ni abantu benshi tuzi yaba bakuru bacu ho gatoya ndetse natwe ubwacu wenda tukirimo batoya ndetse tuvuge no nyuma ya Ferguson ese habaye ikimani kubiri mu bihe bimeze gutya bitari byiza aho duhigo hafi tubi twose itigeze ikora igiye kuduca yisanze wa mugani wa mwanafunzi niwe ugikona bango ni gute twisanze aha ni gute Manchester United yisanze aha nibyo turi buganira twese noneho yaguzwe n'umuherwe mushyashya Sir Jim Ratcliffe ubu ngubu twakitega iki nyuma muri nyuma yo gushoramo imigabane kwa Jim Ratcliffe ugiye kuba in charge y'ibikorwa byose bifite aho bihuriye na football cyangwa se na sport muri rusange. Okay. Ntajyana n'agatarutse buriya nuko ari akadefone njye ntabwo nzi kurabura abantu ngo babwire ngo bigenda gutya ntabwo ndi umubara nkuru mwiza aka kamera kuri aka kantu cyaje ndi kubandikira mbabwira ati rero hari ahantu hakuye amawezi menshi witwa Ndayishimiye nagize ndinjira sanzwe bakwita shobora yisoza nyuma amubita amasaha abiri abaze yo kukuganiriza abiri abaze agakiza kenshi cyane n'ibintu biremereye cyane ahubwo giye ndibaza mwari musanzwe muzira wapi ariko ubwo nyine mpamvu ariko kanwereyeho bisanisha na kino kintu nko kumbwira ati tujye kuganira umupira tuganire Manchester mu buryo bwa SFM kubaheruka muri secondaire tuza kumva bere ku mutwe igihimba baragenda n'indi mubi kuri histoire amateka barabimenya mu kanya k'ibintu kuvuga ari ubu musigaye nsa nk'uwashajemo gake ariko I will bring back my brain. Okay. Noneho yambwiye ati mu Rwanda namubaje ibibazo bitatu. Yambwiye ati nshaka kubanza kubaza ibibazo bitatu bisanzwe tibundi amakuru yawe imeze bite umeze bon tundi ibintu vipi bikorwa umeze ute wowe bisanzwe ibibazo biro bisanzwe ransubiza tamubaza icyaka ndamubwira ati nongewe ikiganiro bora nakundaga cyitwa Choice Food ndashaka umbwire bite Choice Food iyo umuntu avuze Choice Food umutwe wawe niki cyiza gukorana n'umuntu witwa Rugimbana ni ibintu wavuga utubisobanura ute nyine ko nge mu buzima numvishe radio numva ibiganiro byinshi ariko aricyo numvishe no bakiri hari kirankura numva ntikizigeze kibaho kizanaho none ngenda mubwira ati kandi kirenze ndashaka kuzara kigarura kiriya kandi urumva ndamubwira ati mbwira gukorana n'umuntu witwa Rugimbana biba bimeze bite byari ibintu bimeze ute fata kuka turamanuka stairs turagenda turihagararira ambwira ibintu byinshi ambwira ati bro Rugimbana si umuntu usanzwe n'indi level n'umuzungu ufite uruhu rw'abirabura byose kambitaruka arambwira ati cyambere menya ko twarategura kabaga ikintu cyitwa umuteguro bro ku buryo nimba uje kuganiriza abantu ibintu wikumva kuri BNB wikumva kuri 10 wikumva kuri radio ntago wajya kuganira umupira w'Iburayi uganire ngo umare kumaze kumva wo kuri BNB ubukeneye abanyaburayi babikubwira kujya wumva ibyo bintu ko kuzi biganire babibamo cyane baba kuri tele icara wumva umuzungu wige podcast soma ambwiye ati twebwe twajyaga ku munsi y'amanywa ko babaga bafite show nimugoroba hari ikintu cyitwa ko umunyamugu ukamenya nyine ikintu tumbereye ukagikora kujya ugikora 100% nta kuzubara witwa Rugimbana yagenaga akaruhuka
yabyuka agatega amatwi ama podcast akumva kohereza umuntu witwa Rugaju bakabanza bakabidebataho kuri telefone bakavuga ati gutya ingingo bakazigimuza akamubwira ati tega amatwi yundi akamubwira ati nanjye numvishije ibyo kumwumva bakongera bakaruhuka kugeza igihe baziye muri show nimugoroba baba basoje show batashye cyangwa hari match ibaye ya Champions League cyangwa se indi mikino ikomeye bagifunga bakimanura microphone ahita mu modoka ahita ashyiramo podcast batabumva reaction zibaye ako kanya after match aribyo bahita bakomereza ambwira ati nyine bisaba gushira kubuto gukora nyine birenze akandi kanaro karenze ushaka kugarukaho cyari gisasi ibyo byose nukumva umupira mu yindi dimension irenze kubona kara kantu gahaze kiraye ura mwenda uri mu mwuka kara kantu ntago ari umupira cheka umuryo buri wide burenze ese kuki wundi ibyo bintu bihari ese kiri nyuma y'ibyo bintu niki ese kuba resilitingi ibaye hahandi umuntu avuga ati Madrid ndabizi neza kiri bukuremo ikipe ya Bayern uretse kwa tuvuga ngo na amateka niki izindi details ziri inyuma business kure Guardiola kubikora rimwe abigerageje inshuro hafi zirenga 15 kuki biba byaragoranye kandi tubona ko afite ikipe nziza kuruta izo zindi tekereza umupira mu buryo buri wide uzanira abaturage cyagino badasanzwe babona nyine nta kantu ko korosa kugira tujye mu mavuta fresh yo kunzanira ibintu mu nguni yagutse wowe bikora ubyikorera banswe ikintu kiri perfect imbere yo gushaka fame kora ikintu cyiza kirenze niho biri bugere abantu bamara kukwakira bavuga ati wow niki ari buri butangira babwire ngo reyo niyo waza ukayihumeka ukavuga ati reyo ugaseka baratega amatwi urumva kuko nyine baramaze kuyamanika rero ni muri essence no kujya tujya mu mavuta ubwo nawe ako kantu kaba gatumye nongera kugaruka nateza kuri ibyo bizaza ni pole